Ni amakuru mu by'ukuri ubona ko n'ubundi ari kugenda agarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ngira ngo ni amakuru mu by'ukuri abakunzi cyangwa se abafana ba Vestine ndetse na Dorcas mu by'ukuri ubona ko bari kugenda bagaragaza amarangamutima, ukabona ko mu by'ukuri ni ibintu ubona ko biri gukomeza kuba byacicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bitewe n'ibitekerezo by'abantu. Reka mbanze nkurarikire mu by'ukuri mbere yuko nkugezaho iyi nkuru kuri Vestine ndetse na Dorcas, ngira ngo ni ibintu navuga ko bibaye kuri ubu ngubu mu gihe bari ku ishuri. Ni amakuru navuga ko ari mabi, n'amakuru atari meza kuri aba bahanzi Vestine ndetse na Dorcas, amakuru atari meza ku bakunzi, ku bafana ba Vestine ndetse na Dorcas. Ibintu bibaye bari ku ishuri mu by'ukuri, reka mbaze nkurarikire ubanze ukande subscribe, like, share ndetse na comments, hanyuma nitujya dushyiraho inkuru we ujye uba mu bambere bagenda abazikurikira 5 kuri 5. Urabizi neza cyane, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Hanyuma reka nze guhereze ikaze muri iyi nkuru. Nkuko nabikubwiye muri intro cyangwa se nkuko maze kuba nabigarukaho muri intro, ni amakuru mu by'ukuri ari gukomeza kuba yababaza abantu bitewe n'ibi bintu bibaye mu gihe Vestine ndetse na Dorcas bari ku ishuri. Ngira ngo mu ijoro ryashize ryo kuri uyu wa 30 muzi ibintu byabaye, donc habaye igitaramo cyangwa se final yo gutanga ibihembo bya Kisamo Awards. Ngira ngo ibi bihembo ubwo hatangwaga ibihembo mu by'ukuri ni ibintu ubona ko byababaje bamwe mu bantu navuga ko bari bitabiriye aya marushanwa cyangwa se ibi bihembo. Reka mvuga ibihembo nibwo buze kuza ko wabyumva neza. Mu by'ukuri abafana ba Vestine ndetse na Dorcas baje kuza kuba batungurwa n'ibintu byaje kuza kuba byababaho. Ngira ngo kugira ngo ubyumve neza, Vestine ndetse na Dorcas, ngira ngo mu minsi yashize abafana, abantu benshi bakunda abakobwa batangiye donc kuba bakwishima bati igihembo tugiye kuba twakegukana, bitewe nuko aba bakobwa bagendaga bayoboye abandi bantu bahanganye. Bari nesano barabasize iyo ngiyo bande bose, ugasanga barabasize kure ariko ugasanga n'abakobwa batowe cyane kuko like ibikorwa byabo ni ibintu byivugira. Ngira ngo nubwo navuga ko wenda baheruka gusohora indirimbo, ngira ngo hashize amezi 4, ariko mu by'ukuri n'abakobwa bagiye bagaragara mu bitaramo bigiye bitandukanye, bakagenda bagaragara like mu bijyanye na ADPR. Abantu benshi donc bagiye bakundwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ku buryo donc abantu bagiye bavuga bati Vestine na Dorcas igihe batangiye mu mwaka 2020 igihe batangiriye n'abantu bakwiriye kuba bahabwa igihembo kuko n'abakozi. Ngira ngo biragoranye cyane kubona indirimbo z'abakobwa zidafite amamiliyoni, ziba zifite amamiliyoni guhera kuri 1.5 kuzamura 2, 4 gutyo 5. N'abakobwa bakunzwe cyane ukanganda donc ndiho ndakugezaho bimwe mu bintu biri gufatirwaho like n'abafana babo n'abantu benshi mu by'ukuri n'abatara abafana babo bavugaga bati ibi bintu byabaye kuri aba bakobwa birababaje cyane. Ngira ngo ubwo ku itariki ya 29 ibintu byo gutora byarangizaga, ngira ngo aba bakobwa bari bafite amajwi 5,433. N'abakobwa bari bayoboye urutonde rwabo bari guhangana nabo mu cyiciro cy'umuhanzi w'igitsina gore witwaye neza muri uyu mwaka. Ngira ngo ni ibintu mu by'ukuri byagiye bigarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, uburyo aba bakobwa bari bayoboye urutonde, uburyo ari abakobwa bakoze cyane, hanyuma baza gutungurwa aba bakobwa batabonetse donc cyangwa se badatwaye iki gihembo, ahubwo igihembo baza kuza kuba bagiha ari Nesano.
benshi batise buriya Rine Sano buriya asumbya Vestine ne Dorcas uburyo mu by'ukuri bakoze. Like statistics navuga ko nka Rine Sano mu by'ukuri nk'indirimbo aheruka gusohora n'indirimbo yitwa yasohoye indirimbo yitwa Radio imaze ukwezi n'indi minsi gutyo n'ibindi by'umweru. Ngira ngo navuga ko ari indirimbo yayishyize hanze ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Urumva ko ni nk'ukwezi gutyo wenda n'icyumweru n'utundi tusi gutyo. Ngira ngo ni indirimbo wenda yashyize hanze navuga ko ifite ibihumbi 227 by'abantu bayirebye. N'indirimbo yitwa Radio ubwanga ndakora statistique donc z'uyu muhanzi bivuga ko yahize Vestine ndetse na Dorcas. Hanyuma indirimbo yitwa Fake G yo imaze amezi 4. Ngira ngo ni indirimbo Rine Sano yashyize hanze ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 5. Urumva ni kera cyane mu mwaka w'ibihumbi 2022 n'ubundi ni muri uyu mwaka. Hanyuma ni indirimbo imaze amezi 4. Hanyuma yongera gushyira hanze indirimbo yitwa like ubusubone ryarira ni boom. Ngira ngo ifite views ibihumbi 20 na bingahe. Yini lyrics ifite views ibihumbi 280. Ni indirimbo imaze amezi 8. Hanyuma gereranya Vestine ndetse na Dorcas indirimbo za donc abantu bari kudira batise buri Rine Sano yakoze cyane gusumbya Vestine na Dorcas ko yagiye yigaragaza cyane. Urabona yamaze agenda amara amezi 4 agasinzira gutyo akagaruka agakora karirimbo. Ariko Vestine na Dorcas n'abakobwa bahora mwitangaza makuru, n'abakobwa like bahora bavugwa, n'abakobwa mu by'ukuri indirimbo zabona ko ari ikirangire. Benshi bavuga bati nukubera iki Vestine ndetse na Dorcas batatwaye iki gihembo, nukubera iki mu by'ukuri ko bakoze. Ngira ngo n'umujyanama wabo yagiye mu by'ukuri rimwe na rimwe posting ati harabura imisi mikiya cyane ati reka iki gihembo tukiyegukane. Ngira ngo navuga ko hari nka posti Irene niwe mujyanama wabo yashyize hanze. Navuga ko kuri ubu ngubu hashize imisi igera muri 4 gutyo 5. Ngira ngo yagize gutya aragira ati reka tuzane iyi award ubundi le 24 z'ukwa 12 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 duhimbaze zose ziri mu kabati. Ati link nyishyize muri byo like iyi tariki ya 24 muzi ko ari bwo bafite album launch yanahawe ijambo. Nubundi ni igitaramo like abantu bategereje kimbatura mugabo ubanza kizabera ka Kigali niba nibuka neza. Ngira ngo abantu bona ko mu by'ukuri bagenda babashyigikira bavuga bati ubundi kabisa ka Kigali tuzaba duhari. Ati nuko hatwika cyane ukabona ko nyine abantu benshi mu by'ukuri bari kugenda bagaragaza umuhati wo kuba mu by'ukuri bashyigikira abakobwa mu by'ukuri no like ahangaha navuga ko umujyanama wabo yashyize hanze iyi post bari bamaze gutorwa n'abantu 959. Noneho bikaba like Kisama Awards yarangiye cyangwa se gutora byarangiye bafite donc abantu babatoye ibihumbi 5 na abakobwa bari bayoboye abandi. Like urumva ko ni ibintu mu by'ukuri haba abafana haba bakunzi b'umuziki mu by'ukuri nyarwanda bitewe n'ukuntu abakobwa bakoze, bitewe n'ukuntu bagenda bakora amahiti indirimbo zabo mu by'ukuri wumva ko ngira ngo ugenda ubyumva rwose iyo ugeze mu mijyi mu cyaro ubona abana baririmba indirimbo zabo. Donc ni indirimbo zidasaza abana bagenda bahimba ku buryo ubona ko mu by'ukuri bitandukanye cyane. Wenda nabandi bahanzi hari yahimba indirimbo ukabona wenda nka nyuma y'ukwezi abantu wapi byararangiye. Ariko mu by'ukuri indirimbo zarakiza za Simpagarara zanahawe ijambo mu by'ukuri ubona ko ari abana benshi bagenda bavuga bati mu by'ukuri aba bana bari bakwiriye ikamba. Ngira ngo ni ibitekerezo byinshi cyane wenda byagiye bigaruka kuri ibi bintu byo kuba Vestine ndetse na Dorcas bavuga bati se nukubera iki aba bana batatwaye igihembo. Bati inshuro ya kabiri koko ati ibi bintu bibamo kati ibintu ngibyo biri kugenda bivuga ku mbuga nkoranyambaga. Hari benshi bagize bati nukuri iki gihembo cyari gikwiriye Vestine na Dorcas. Ati nukuri reka tuzibanire muri ka Kigali. Ati
tuzahatwike naho ibi bintu twabonye birimo katandatu n'ukuri ntago niyumvisha buryo aba bakobwa bakoze cyane muri uyu mwaka ndetse bashyize hanze indirimbo zakunzwe na benshi bakaba iki gihembo batakibahaye undi ati n'ukuri turabakunda cyane ati ka Kigali tuzaba duhari abandi bati n'ukuri reka ibi bintu biba birimo kata batese ubu Aline Sano yarushije aba bana iki ko indirimbo ze zitanakunzwe cyane ati ubihakana nyarukire kuri YouTube zabo ni ibintu byigaragaza undi ati n'ukuri birababaje cyane ko abakobwa nta gihembo baregukana n'ukuntu ari abakobwa bakunzwe bafite n'impano undi ati reka tuzibanire ka Kigali ati n'ukuri naho ibi bintu birimo kata undi ati no ati rwose iki gihembo cyari gikwiriye Vestine na Dorcas ati n'ukuri birababaje cyane undi ati ariko ibi bintu abantu batoranya gute ati n'ukuri birimo katati ndibuka igihe Konfi yegukanaga igihembo ibintu bigasakuza undi ati ariko aba bana barazira iki ko mu by'ukuri twabatoye turi benshi kandi bakoze cyane muri uyu mwaka ati n'ukuri ibintu birimo kata undi ati n'ukuri birababaje cyane ati reka tuzibanire ka Kigali ati naho ibi bintu ndabona n'ukuri bibabaje undi ati very nice artist ati n'ukuri turabakunda cyane mugire courage kandi ntimucike intege undi ati n'ukuri turabakunda ati naho ibi bintu kuba batabatoye ati n'ukuri birababaje cyane ati n'ukuri biteye n'agahinda undi ati ariko se abantu batoranya abantu ati bagendera kuki ati n'ukuri ibi bintu biba birimo kata undi ati koko Aline Sano akaba ari we uba umuhanzi w'umukobwa witwaye neza nibatore Vestine ndetse na Dorcas ati n'ukuri ibi bintu bigomba kuba byakosorwa ndati n'ukuri mwari mukwiriye kiriya gihembo ati mwicare mu mitima yanyu muzi ko iki gihembo bakibibye undi ati n'ukuri biteye agahinda ati n'ukuri abo bana bari bakwiriye iki gihembo bose Aline Sano yakoze iki muri uyu mwaka ku buryo yasumbya Vestine ndetse na Dorcas n'ukuntu indirimbo zabo zakunzwe cyane ndati n'ukuri abo bana barakunzwe kandi tuzahora tubakunda bashaka kubaca intege ntacyo bazageraho ndati n'ukuri turabategereje cyane ka Kigali ati baka kanya ngiye muzansanga ka Kigali ati rwose muzansanga ka Kigali ndabategereje cyane muri nahawe ijambo album launch ngira ngo ni ibitekerezo byinshi cyane abantu benshi bari kugenda mu by'ukuri bagarukaho kuri ibi bintu navuga ko byabaye kuri Vestine ndetse na Dorcas ubwo mu by'ukuri mu ijoro ryashize abantu benshi haba bafana ba Vestine ndetse na Dorcas bari biteguye kuba baserebura igikombe cyangwa se iyi award bari gutwara ariko mu by'ukuri bikaza kuba byatungurana abantu benshi bavuga batari Nesano niwe yegukanye donc iyi awards y'umuhanzi w'umukobwa cyangwa se w'igitsina gore witwaye neza usumbya Vestine ndetse na Dorcas ni ibintu mu by'ukuri ubona ko biri gukomeza kuba byagarukaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ni mu gihe aba bana ubungubu basubiye ku ishuri ngira ngo bafite n'indirimbo nshya apati y'igitaramo n'ubundi bafite ku itariki 24 ayo album bazaronshinga nankurarikira wowe ukomeje kudukurikira rwose ntuzahabure buriya ni igitaramo kiri gutegurwa neza cyane ni igitaramo cy'imbatura mugabo udakwiriye kuba wacikwa hanyuma apati n'ubundi ibyo ngibyo nkuko nari maze kuba nabikubwira bafite indi ndirimbo bagiye kuba basohora muri iyi minsi ubanza bazayisohora mu minsi ya vuba yitwa ngo nzakomora so like mukomeze mukunda abana mubashyigikire mu by'ukuri mubona ko baje kuba bahindura music industry cyane cyane igisata cya gospel mu by'ukuri n'abana bafite impano kandi bagomba gushyigikirwa cyane mukabakunda ndabakunda reka dukomeze tubane mu zindi nkuru.